Reka nongere ngusuhuze cyane mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho wabaherereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu, ni amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Reka rero amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ya Debeni, aho Debeni yatanze ibyishimo bisendereye mu gihugu cya Kampala. Igitaramo Debeni rero yakoreye i Kampala cyitabiriye ku rwego rwo hejuru, kirangwa n'udushya turimo ubwitabire buri hejuru bw'abakunzi b'umuziki bazanye n'abakunzi babo, na cyane ko hari ku munsi nyine w'abakundana Saint Valentin. Igitaramo rero cyabereye ahitwa umuso grounds, hasanzwe nyine habera ibitaramo bikomeye. Cyabaye kuri wa 14 rero Gashyantare 2024 ku munsi w'abakundana. Debeni rero yagiye ku rubyiniro ahagana saa 7 z'ijoro, ategerejwe rero n'ibihumbi by'abantu biganjemo abakundana bari banasohokanye abakunzi babo. Mbere y'uko rero ajya ku rubyiniro yabanjirijwe n'abarimo Syntex waje atunguranye muri iki gitaramo, n'abanyarwenya batandukanye barimo Tengetenge ugezweho muri iyi minsi i Kampala, Shiba kalungi ndetse n'abandi. Debeni rero waririmbye nyinshi mu ndirimbo ze zakunzwe, yeretswe urukundo n'abakunzi b'umuziki mu gihugu cya Uganda. Aririmba indirimbo nka Habibi, Binkorera yakoranye na Shiba, This is Love yakoranye na Rema, n'amakura ndaje naremeye ndetse n'izindi. Ageze rero kuri Ni Forever abantu barirekura cyane karahava. Indirimbo Ni Forever rero igezweho muri iyi minsi mu karere bwa rubwa mbere Debeni yarayiririmbye ku mugaragaro mu gihugu cya Uganda. Byagaragaye ko rero ari indirimbo ikunzwe cyane. Debeni yahawe amafaranga, imifuka iruzura ayandi arayasanza. Mu muco rero w'abanya-Uganda iyo bishimye batanga amafaranga. Ni nabyo byabaye ubwo umuhanzi nyarwanda Debeni yari ari ku rubyiniro, yahawe amafaranga menshi kugeza ubwo atangira kuyashyira mu mufuka, ariko biba iby'ubusa iruzura, bahita mo kuyashyira ku rubyiniro. Inyubako rero ya umuso ground yabereyemo iki gitaramo cya Debeni yari yuzuye, bamwe babura aho bajya barebera ku byuma bisakaza nyine amashusho. Debeni rero wari wajyanye n'umugore we Ubikeza Pamela hariya mu gihugu cya Uganda, nyuma yo kwerekwa urukundo n'abakunzi b'umuziki mu gihugu cya Uganda. Nawe yabasezeranije ko agiye kubahereza ibyishimo binyuze mu bihangano byereka. Amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ya Meddy, aho ari kwifuza gukorana indirimbo n'umusore ufite ubumuga. Umuhanzi ngabo Meddy rero wamamaye nka Meddy yatangaje ko yifuza gukorana indirimbo n'umusore ufite ubumuga bwo kutabona, John B. Singleton. Umwaka rero umwe urashize umuhanzi ngabo Meddy uzwi nka Meddy aretse umuziki uzwi nk'uw'isi, ayoboka ndetse animariramo uwo kuramya no guhimbaza Imana. Zimwe mu mpamvu rero zigarukwaho zatumye areka umuziki wiganjemo ubutumwa bw'urukundo yatangaga ni urupfu rwa mama we Cyabukombe Alphonsine witabye Imana ku itariki ya 14 Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2022. Amakuru avuga ko rero umubyeyi we yajyaga amusaba kuzakorera Imana kenshi, bityo amaze kwitaba Imana Meddy yiyemeza gushyira mu bikorwa icyifuzo cya mama we, cyane ko yari umuntu usenga cyane. Kuva Meddy yiyegurira Imana amaze gushyira hanze indirimbo ebyiri. Grateful yashyize hanze muri Mutarama mu 2023 ndetse na niyo ndirimbo yakoranye na Adrien Misigaro yo ku wa 15 Mutarama 2024 iri no muzikunzwe cyane. Iyi ndirimbo rero niyo ndirimbo yanabaye imbarutso yo gutangaza ko Meddy yifuza gukorana n'umunyempano ufite ubumuga bwo kutabona, John B. Singleton ushimwa na benshi. Uyu musore rero usanzwe ufite indirimbo zirimo Akagezi, Nyakira, Ndakwizeye n'izindi yakoze ku mutima Meddy ubwo yaririmbaga indirimbo niyo ndirimbo ya Meddy na Adrien Misigaro. Uyu musore rero mu gace gato yaririmbye agashyira ku rubuga rwa Instagram yagarukirije amagambo agira ati ni ukuri kose Yesu ni mwiza cyane, nabiririmba bukira. Ati
bugacya sinumve bihagije, ati amaso yanjye rero yabonye ubwiza bwe, utazi ko rero Yesu ari mwiza azambaze nzamubwira. Aya magambo rero n'ijwi ry'uyu musore byakoze ku mutima, bituma Meddy yanzura ko nyine agomba gukorana indirimbo n'uyu musore ufite impano itangaje. Meddy rero yatangariye iyi mpano y'uyu musore avuga ko amujyanye mu mwuka, asaba Yannick rero wakoze amajwi ya niyo ndirimbo ko yakora indirimbo ya Meddy n'uyu musore. John B. Slington ni umunyarwanda utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba rero afashwa na Kina Music ya Clement Ishimwe. Uyu musore rero akora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ku mitoma, indabo n'impano mu byaranze Saint Valentin yabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 14 z'ukwa kabiri. Hirya no hino ku isi abakundana bakomeje kwizihiza umunsi ngarukamwaka w'abahiriwe wa Saint Valentin. Bamwe bahanaga impano z'akataraboneka, abandi babwirana amagambo meza, abandi nyine bari kwitegura no gusohokera ahantu heza bakarya ibintu byiza, ubundi bakifotoza n'ibindi byinshi. Kuva ku isaha rero ya saa sita z'ijoro ubutumwa bwuje amagambo y'urukundo, amafoto atagira uko asa, yiganjemo nyine ibara ry'umutuku, nibyo byakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zose, by'umwihariko izikoreshwa n'ibyamamare. Bamwe rero mu byamamare byo mu Rwanda bizwi ko biri mu rukundo, nabo bazirikanye abakunzi babo kuri uyu munsi uba buri mwaka ku itariki ya 14 Gashyantare. Ku mwanya wa mbere hari Kimenyi Yves, umukinnyi w'umupira w'amaguru. Kimenyi Yves ni umwe mu byamamare nyarwanda byizerekanye abakunzi babo ku munsi mukuru wa Saint Valentin. Mu butumwa bwuje urukundo rero we n'umugore we Muyango Claudine barushinze mu ntangiriro z'uyu mwaka, bisobanuye ko kuri bo bombi iyi ari Saint Valentin ya mbere bizihije babana nk'umugabo n'umugore, byemejwe n'Imana ndetse n'amategeko. Ku mwanya wa kabiri hari Ikeza. Uyu Keza rero mu gihe isi yose yiziza umunsi w'abakundana Saint Valentin, Keza Mauritia wabaye igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2022 yerekanye umunsi we mushya yifashishije ijambo ry'Imana riboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13, maze yifuriza umukunzi we umunsi mwiza w'abakundana. Ku mwanya wa gatatu hari Nishimwe Naomi. Miss Nishimwe Naomi rero wegukanye ikamba rya Miss Rwanda muri 2022 yifurije umunsi w'abakundana umukunzi we uherutse kumwambika impeta. Ku mwanya wa kane hari Frere Regent rero nawe yafashe umwanya yifuriza umugore we wamubyariye imfura Bahavu usa na Jeannette umunsi mwiza wa Saint Valentin. Mu magambo ye rero yaherekeje ifoto yabo baryohewe n'urukundo. Frere yagize ati ndi kumva ndi umunyamugisha cyane kuba mfite urukundo nyakuri nkawe, ati ndashaka kubana nawe mu buzima nsigaje bwose. Saint Valentin rero nziza ya 2024 Bahavu usa na rero Jeannette iteka ryose. Ku mwanya wa gatanu hari Uwikeza Pamela ndetse na The Ben. Uwikeza Pamela rero uherutse kwiyegurira umuhanzi nyarwanda Mugisha Benjamin The Ben yatangaje ko yishimiye kwizihiza umunsi w'abakundana wa mbere abana n'umugabo we. Mu gihe rero aba bombi bamaze kugera mu gihugu cya Uganda, The Ben yaragiye nyine gutaramira abakunzi b'umuziki hariya mu gihugu cya Uganda. Ku munsi wa Saint Valentin Pamela yanyarukiye kuri Instagram arandika ati ndi kwishimira urukundo n'umuntu wanjye w'ikirenga. Ku mwanya wa gatanu hari Harmonize, umuhanzi wo mu gihugu cya Tanzania, ari mu byamamare byifurije abakunzi babo umunsi mwiza w'abakundana, aho yashyize nyine ifoto ye n'umukunzi we Poshi Queen bamaze iminsi bemeranye bagendana nyine mu by'urukundo. Ku mwanya wa karindwi hari Haji Imanara. Ku mwanya wa 8 tukahasanga Ayo Lasha. Ku mwanya wa 9 hari Iradukunda Moses, naho ku mwanya wa 10 tukahasanga Teta Tracy. Uyu Teta Tracy rero umukunzi w'umuhanzi nyarwanda Okama wanamubyariye imfura, yifashishije amashusho agaragaza urukundo rwabo maze ayaherekesha amagambo y'urukundo kandi aryoheye ijisho. Ku mwanya wa 10 rero hari General Brenda ndetse n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye, harimo nka Gitego Puisa, uyu mukinnyi wa filime mu Rwanda rero uzwi nka Gitego Puisa
yanyarukiye kuri Instagram agenera ubutumwa umukunzi we Iradukunda Yvette, aho yagize ati uyu munsi ntabwo ari uw'agaciro ahubwo agaciro ni uburyo unyitaho umunsi ku wundi, muri make twe duhora muri Severante, harimo rero Afia Schwarzenegger ndetse Shakibu Lotia Rayvanny ndetse n'ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye byo ku isi. Reka nkubwire ngo rero wowe abanye natwe mu makuru yacu uyu munsi wakoze cyane, twibutsa ko iya ari Davis Entertainment ariko bwa mbere uhageze ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije. Turabakunda cyane.